Ngo mwese muramutse mubona amakuru avuga ko Karasira wari umaze kugenzurwa habura amasaha make cyane ngasohoke muri gereza ahise yitaba Imana. Ngo mwese murabyiga ko uyu mugabo witwa Karasira wari wamenyekanye cyane ku izina rya Professor Niga yatawe muri yombi ashinjwa ibyaha birimo guhakana genocide, guha ishingiro genocide, gukurura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Yashinjwaga kandi icyaha cy'iheza ndonye ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo afite urimo amafaranga yafatanywe, aho yari afite cash ndetse n'ari kuri konti ze zigiye zitandukanye zirimo na mobile money. Icyo gihe rero ushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira hamwe n'ibyaha byose bamuregaga urukiko rukamukatira igifungo cy'imyaka 30. Gusa icyo gihe Karasira yasabye imbabazi abakomunikijwe n'amagambo yari yavugiye ku mirongo ya YouTube mu bigiye bitandukanye, avuga ko nta mugambi yari afite wo kubiba amacakubiri ndetse no guhakana genocide. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatanywe icyo gihe ubushinjacyaha bwagaragazaga ko Karasira yakuye mu barwanya leta bari bashyigikiye ibyo yavugaga. Gusa icyo gihe Karasira yavuze ko we atunze amafaranga menshi arimo imperekeza hawe muri kaminuza y'u Rwanda yari yarabereye umukozi, noneho andi mafaranga ngo yari afite yagiye yahabwa n'abagira neza kandi ngo nta n'ikintu yari afite cyagombaga gutwara ayo mafaranga kuko ngo yari akiri ingaragu. Ku bantu mwakurikiye urubanza rw'ingira ngo murabyuka ko nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi urukiko rwahise rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse runategeka ko imitungo ye yari yarafatiriwe ihitirekurwa. Karasira rero yari yaratawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2021, akaba yarafungiye mu igororero rya Nyarugenge hariya Mageragere. Ubwo haburaga amasaha make cyane kugira ngo uyu nguyu Karasira rero afungurwe, nibwo hagiye amakuru hanze yuko yitabye Imana. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCSS yitwa Yari akaba yatangaje ko ku munsi wo kwa gatatu ubwo nejo ubwo Karasira yari amaze kugenzurwa habura amasaha make cyane ngo asohoke muri gereza, ubwo yaje rero kunywa imiti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari afite. Gusa iyo miti ayinywa ari myinshi cyane nk'uwiyahura, bikaba byaje no kumuviramo urupfu. Umuvugizi wa RCSS rero yatangaje ibingibi agira ati ubusanzwe iyo yinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6, ariko kuko yayinyoye nk'uwiyahura yayinyweye myinshi akaba yamuviriyemo urupfu, bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Ibyo byose byabaye ibisabwa byose kugira ngo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye habasigaye gusakwa ubundi ugasohoka. Nicyo rero cyari gisigaye afata iyo miti none harayigotomera. Rungu rero hategerejwe raporo yo kwa muganga igomba gusobanura imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze buragaragaza ko uyu nguyu Karasira yishwe n'imiti myinshi yanyoye. Ngaye nguko njye ndi Mideli w'Abanyarwanda.